ikiganiro tugiye kugaruka kuri COVID-19 n'ingamba zigomba gushyirwa mu bikorwa kugira ngo iki cyorezo gifite umuvuduko ukomeye muri no minsi kibashe kuranduka. Ngira ngo iyo mvuze ingamba abantu benshi muhita mubyumva yuko amazi ntabwo akiri yayandi. Mu minsi yashize imibare yagendaga izamuka umunsi ku munsi, abantu benshi waganana nawe akakuga ati nyamaze aho bukera turasubira mu rugo. Ahanga muri studio rero tugiye kugirana ikiganiro n'abayobozi batandukanye ku bijyanye n'iyi minsi 10 uko abaturage bakwiye kwitwara, icyo abayobozi bari gusaba abaturage ndetse n'icyo abaturage basaba ubuyobozi kugira ngo dufatanirize hamwe mu kurandura iki cyorezo cya COVID-19 gikomeje kwica abantu, abandi bakabarwaye, imibare kabiri hejuru cyane ndetse umuntu akaba atabura kuvuga yuko binateye ubwoba. Turi kumwe n'abayobozi ahangaha, tukaba turi kumwe n'umuyobozi wa karere ka MUSANZE, tubahe ikaze muri kino kiganiro. Turi kumwe kandi n'umuyobozi w'ibitaro bikuru bya Ruhengeri, nawe yakwegera mikoro akibwira ateze amatwi Energy Radio. Murakoze cyane, natwe turabashimiye kuri uyu mwanya. Nge nkabandi Muhire Philibert, nkabandi umuyobozi mukuru w'ibitaro bya Ruhengeri. Murakoze cyane Dr. namwe tubahaye ikaze muri kino kiganiro. DPC yamaze kugera ahangaha, murakoze cyane, turabashimiye. Turabashimiye rero, tubahaye ikaze mwese muri kino kiganiro tugiye kubanamo tugaruka ku ngamba nshya zo guhangana n'iki cyorezo cya COVID-19. Meya, guhera ejo ni gahunda guma mu rugo. Ingamba zo guhangana n'icyorezo cya COVID-19 tumaze imyaka igiye ku 2 izo ngamba zarashyizweho. Ese ubu none hari ingamba kizidasanzwe ko nubundi twinjiye mu bihe bidasanzwe by'iyi minsi 10 muri gahunda guma mu rugo? Murakoze cyane, nkuko arubivuze nitutita kuri COVID izatwitaho. Ni ikibazo rero ko COVID-19 itumye twongera gusubira muri guma mu rugo. Birababaje kandi bitera impungenge ko ubwandu buri kugenda buzamuka ku buryo bugaragarira buri wese, ariko ikibabaje nuko budutwara abantu. Tumaze gupfusha abantu batari bakeya, dufite abarwayi benshi hirya no hino mu midugudu, twese turabizi. Ni ngombwa rero ko dushyiraho akacu. Nkuko rero ubuyobozi bukuru bw'igihugu cyacu baradukunda cyane, batureberera icyadukiza byinshi harimo ni COVID-19. Guherejo rero ni ku itariki ya 17 ya yindi twamenyeshejwe ko tugomba kuguma mu rugo. Mu by'ukuri kuguma mu rugo, wenda na muganga araza kubisobanura neza, bituma ubwandu butiyongera. Turi hano muri Musanze, twese turiyizi. Tujya mu isoko tukajya guhaha, ndetse hari n'abatinyuka bagakora n'iminsi mikuru. Ibyo byose amabwiriza arabibuza, ariko ugasanga abantu babirenzeho. Hari n'ibindi twakoraga byiza by'inyungu, ubucuruzi, kugira ngo dushobore kubaho, abantu tukajya mu kazi nk'uko bisanzwe. Ariko twajya gucuruza, twajya mu kazi, hari ibyago byinshi byo kwandura coronavirus. Nkuko rero twabibonye, hari benshi bamaze gutakaza ubuzima bwabo. Ubwandu bwa COVID-19 burakazamuka mu karere kacu ku buryo butangaje, ari nayo impamvu atari igihugu cyose, ariko dufite ibyago byo kuba turi muri kamwe mu turere twasabwe ko abaturage baguma mu rugo. Kuguma mu rugo rero bivuga ko kuguma mu rugo ntago bivuga gusohoka mu rugo, ntago bivuga kujya guhagarara ku muhanda mu mudugudu, ntago bivuga kujya gukina umupira kuko wiriwe mu rugo, ntago bivuga ko wabuze icyo ukora, ahubwo bivuga ko ugomba kwirindira mu rugo. Mu rugo ni mu rugo, ntago ari ku muharuro aho bagenzi bawe muturanye mu isibo mu mudugudu bari buze kugusanga. Mu rugo ni mu rugo iwawe, ugasohokamo ufite ikikujyanye kizwi. Ari nayo mpamvu nshimira ba mutwara sibo n'abayobozi b'imidugudu batangiye kuduha gahunda y'iwabo mu mudugudu ukuntu ejo biteguye. Mu by'ukuri nta muntu uzajya urenga isibo ngo arenge umudugudu abantu batazi aho agiye. Hatuma ashobora gukomeza kubaho, cyane cyane muri bya bindi byemewe, harimo kujya guhaha, kujya kwivuza. Ariko no kujya guhaha bifite uko bisobanurwa. Mu by'ukuri
iyo nta mpamvu n'imwe igaragara yo gusohoka mu mudugudu umuntu agumiwe mu rugo. Murakoze cyane. Abaturage iyi gahunda yo kuguma mu rugo bayifate bate? Hari ndabyibuka muri guma mu rugo y'ubushize wasangaga inzego z'ubuyobozi nka DPC warabizi cyane, nubwo nanjye nabirebaga mu muhanda ubona abantu basa nkaho batari kubyumva, ugasanga basa nkaho bavuga ati turi kubangamirwa. Gira ikintu bambwira meya, umuturage wumva ko iguma mu rugo ari kumubangamira mwamubwira iki? Uwo muturage sinzi igihugu arimo, sinzi n'isi arimo, kuko twese tumaze kumva, abanyarwanda bavuga ati tumaze kumva cyangwa kumvishwa na COVID-19. Udafite uwo yabuze mu muryango yararwaje, niyo atari uwe ni umuturanyi. Mu by'ukuri mbere wenda muri guma mu rugo ya mbere hari abenshi batari bazi, bari banabona n'umurwayi wa COVID-19, ariko ubu ngubu tubana nabo umunsi ku munsi. Umuntu asigaye ajya no kwivuza kwa muganga agatangira kuvuga mu njabere niba nta COVID mfite. Mu by'ukuri COVID-19 nto turayizi, imizi n'imirambo turayizi. Ikibabaje nk'uko baza kudusobanura no kugenda yihinduranya, kuyimenya by'ukuri nabyo bikagora, uretse ko tugomba gufata ingamba. Umuturage rero uvuga ngo arahohoterwa, nagira ngo mubwire ngo n'ubuzima bwe turi kurengera. Ni nka wa mwana ubyusa mu gitondo ngo njya ku ishuri akagenda arira, ariko iyo arangije uri umunyamakuru, twese twicaye hano murabona akamaro byagize. Mu by'ukuri ni neza n'ibyiza dushakirwa, ntabwo ari uguhohotera. Abantu babyumve neza rwose, babyumve neza kandi bafatanye n'ubuyobozi, bafatanye na buri wese kubahiriza ayo mabwiriza. Murakoze cyane meya kuduha ishusho muri make yuko icyorezo cya COVID-19 abantu bakwiye kukirwanya. Noneho twibereye mu rugo, hari ijambo muvuze ryiza ngo nta mpamvu n'imwe yo gusohoka, niba ari mu rugo ni mu rugo, ntago mu rugo ari inyuma y'urugo cyangwa se kujya ku muhanda cyangwa kugana n'abandi mu kinwanwa no gukina amakarita muri karitsiye, ibyo ntago byemewe. Dr. tugiye mu rugo, mu minsi yashize twari kumwe mu kiganiro ahangaha turi kuvuga ukuntu imibare kuzamuka n'ukuntu impungenge zari zari abaturage, kiganiro baragikurikiye cyane. Uyu munsi noneho tugarutse turi kuvuga ko noneho cya cyorezo twavuga cyajya cyazamuye ubukana, noneho kitwerekeje mu rugo. Ese kuba tugiye kujya mu rugo mu rwego rw'ubuvuzi, mu rwego rw'ubuzima, murabona hari ikintu bishobora kuzahindura ku bijyanye n'ubwandu bw'iki cyorezo, tukagira icyizere ko wenda bizagabanuka? Murakoze cyane. Mu by'ukuri icyizere tugomba kukigira. Impamvu tugomba kukigira, tumaze n'ubundi igihe mu ngamba navugaga zarebaga uturere n'akacu karimo zijyanye na guma mu karere. Nk'uko mwarimu nabikomojeho rero, imibare yo ntabwo yahagaze kuzamuka. Ni nayo mpamvu nyine abantu bafata ingamba bagafata n'izindi. Imibare ntiyahagaze kuzamuka, kuko iyo urebye imibare turimo, ukareba imibare y'abarwayi dufite b'indembe, ukareba abitaba Imana, cyari cyo gihe rwose dushimira n'ubuyobozi bw'igihugu cyacu kuko bufata ingamba kandi koko ziberanye n'aho icyorezo kiba kigeze. Niba mu karere kose dufitemo abarwayi barenga 800 barwaye, tukaba dufite indembe ziri mu bitaro mu bitanda 30, tukaba dufite abitaba Imana hafi umuntu buri munsi, ibyo igisubizo rwose cyaguma mu rugo biba bigaragara yuko cyari gikwiye. Ariko nanone tugomba kureba, kubera ko buriya guma mu rugo ikidufasha nuko ibitera ubwandu burya biragabanuka. Turamutse tubonye umurwayi mushya cyane kuri gahunda ubu tugiyemo noneho yo kubapimira aho bari, uwo murwayi tuzaba twizeye ko iyo gahunda muyikomoze hemeze gute? Turayikomozaho nayo turayibabwira. Uwo murwayi dushobora kubona mushya tuzajya tuba twizeye yuko byibura abo bari kumwe ari umuryango we, kurushaho yagiye guhaha, kurusha imodoka yagenzemo, kurusha moto yamutwaye, tuzaba twizeye yuko abo yahuye nabo ari abo muryango we barimo babana. Ibyo rero bizaduha icyizere ko abo barwayi bazakurikiranirwaho ubwo bwandu bwa COVID bagize ibyago bagahura nabwo ntibabe barabujyanye ahandi kugira ngo bufate abandi bantu. Ni byiza rero nk'uko mwarimu bikomojeho, gahunda ya guma mu rugo iratanga igisubizo rwose turacyizeye, ariko abantu bagerageze bayubahirize
nuko bagomba kuyubahiriza kugira ngo itangire umusaruro neza. Hanyuma natwe mu nzego z'ubuzima dufatanyije n'abayobozi mu nzego z'ibanze dufatanye dupime abantu mu tugari twabo. Iyo ni gahunda rero tugiyemo, tugiye gusanga abantu mu tugari twabo twose, dupime abantu benshi bashoboka kugira ngo nubwo bari mu rugo ariko babe bazi ngo urwaye n'uyu, utarwaye n'uyu, bagire nuko badufasha mu bufatanye dusanganywe, bite ku murwayi by'umwihariko. Ndumva ari icyo navuga, gusa birasaba yuko abantu bayubahiriza koko. Igihe cyagenwe mu by'ukuri buriya kiba gifite impamvu. Buri iyi minsi 10 muri guma mu rugo ni ya minsi n'umurwayi mushya ashobora gukiriramo. Twitwaye neza rero dushobora kuzayivamo tudafite abarwayi, wenda tugasigarana bamwe bashobora kuba bararembye ku mpamvu zimwe cyangwa izindi, tugakomeza kubitaho nk'abaganga, ariko byibura wa murwayi ufatwa na covid akaba agomba gukira, tukaba tumufite koko yararwaye kandi agakira. Murakoze cyane Dr. Murakoze. Iyo abaturage bavuze bati ni gahunda ya guma mu rugo, namwe mukavuga muti iyo dukurikije experience y'ukuntu tubona ibintu turabona bishaka kuzatanga icyizere, abantu barajya muri guma mu rugo bemereye bashinyirize, ariko bavuga bati nibura biraduha icyizere ko ejo twazasohoka muri kino cyorezo. Kuko n'abaturage uganira nabo barakubwira bati nyamaze ibintu birakomeye, nta muturage utabona ko ibintu noneho byakomeye. Iyi guma mu rugo ishobora kuzubahirizwa, nge nkurikije uko mbibona, ishaka abantu bashaka kutazagorana. DPC, tugiye muri gahunda ya guma mu rugo, ariko mu rugo nta mastoke y'imiceri dufite, nta mastoke y'ibirayi dufite, mu rugo nta mafarumasi ahari, mu rugo ni ibibazo. Mbere mu rugo ni mu rugo nyine, ni mu rugo. Uko biri kose kugira ngo ubuzima bukomeze kugenda, hari ibyiciro by'abantu bemere kuba basohoka mu rugo kugira ngo urugo rukomeze kuba urugo. Mwatunyuriramo? Murakoze. Ngira ngo ubwo hafashwe icyemezo cy'uko abantu baguma mu rugo, leta n'ubundi yateguye uburyo ki umuntu uri mu rugo agomba gufashwa. Turatekereza ku mutekano, tukumva ko umuturage aho yaba ari hose adatekanye yaba ari ikibazo, ariko nk'urwego rw'umutekano dushinzwe umutekano hari uburyo bwashizweho bwo kwemerera abashinzwe gutanga serivisi zitandukanye kuba umuturage yakoroherwa aho ari. Ndatekereza ari akarere, tukahoze tubiganiraho n'ubundi uko umuturage azaba ari mu rugo, ubufasha afite nuko bamaze kumenya neza ubabaye cyangwa se ukeneye kuba yafashwa. Inzego z'ibanze turakorana kuva ku mudugudu kugera ku rwego rw'akarere, bamaze kudutoranyiriza no kumenya ahantu bashaka kuba batakwihanganira iyo minsi 10 n'uburyo akarere kazabafasha. Twebwe rero icyo turiho no kubiha umutekano bikagera kuri abo baturage neza, buri wese akabasha kubaho muri iyi minsi turwana n'iki cyorezo cya coronavirus kugira ngo kitakomeza gusakara mu Banyarwanda cyangwa se batuye Musanze. Ingamba zirahari zo kubafasha no kuba twaherekeza ibyo bikoresho cyangwa se ibyo biribwa kuba byagera kuri site zitandukanye, n'uburyo bizatangwa tubizeza umutekano usesuye. Nk'umuntu wazakenera gusohoka mu rugo akagenda, nk'umuntu uzaba ugiye nko gukora iki, uzaba wemere kuba yarenga urugo yasohoka mu rugo bitewe n'impamvu runaka, niye mpamvu ishobora gutuma iyi gahunda ya guma mu rugo umuntu ashobora kuvuga ati turi muri guma mu rugo ariko nshobora gusohoka nkajya gushaka serivisi runaka? Niki cyatuma umuntu abasha kuba yasohoka iwe akaba yagenda mukaba mwamwemerera mu muhanda? Hari ibyiciro bitandukanye, hari abaza bagiye guhaha ibyo kurya, abo ngabo bemerewe kujya guhaha ku masoko ateganijwe cyangwa se aho amasoko ari. Nabwo amasoko ntabwo afunze, ntabwo umuntu azaba ari mu rugo akeneye kugura ibyo kurya ku isoko ngo icyo gihe ngo polisi zamuza kujya guhaha. Biza bigaragara ko agiye guhaha ahahe agaruke mu rugo. Icyo tubuza ni kwa kujya guhaha abantu bagahera mu nzira, bongeramo n'ingeso zitari nziza, gushakisha ahandi bashaka gushakisha ibindi bagaca mu nzira zitari zo,
turiyo kugira ngo tubumbatire umutekano, ugiye guhaha ajye guhaha agaruke mu rugo nk'uko bisanzwe, aho umutekano uzaba uhari nta kibazo. Murakoze cyane. Icyo kibazo nkibajije ko nzi ko bagiye kugitubaza bagiye kugitubaza tubabwira yuko kujya guhaha ubwo birumvikana abacuruza ibiribwa biremewe. Yego, n'abacuruza ibiribwa biremewe bazacuruza, asigaye abahaha bahahe. Murakoze cyane. Na za farumasi numvise nazo zizaba ziri gukora, abantu bazare imbere mu rugo ngo nabuze uko ngenda. Ikinezi no gusobanura ibintu neza, umuntu akavuga ikimujyanye kandi kumva kitumvikana, batisubira mu rugo. Abantu bajye bagira discipline, avuga ati ubwo bansubije mu rugo hari impamvu itumye bansubiza mu rugo, niba ari cyo kwihanganirwa byakumvikana. Mukorotira twakire n'abantu ku murongo wa telefone. Allo? Wiriwe neza Clement. Wiriwe neza. N'abatumirwa n'abatuje. Nitwa Nteziyaremye ndi mu Gataraga. Yego Nteziyare. Reka hari ibibazo nshaka kubaza nka bibiri. Ikibazo cya mbere musa nkaho mwagikomojeho, kubera ibintu bisohoka bigamije gufasha abantu batishoboye cyangwa bakora ari uko basohotse, uburyo bikoresha ubushize byajemo amanyanga. Uyu muho iki giheho barakora iki kugira ngo bizagende neza, bizagere kubo byagenewe? Urakoze cyane. Ikindi ari nacyo cya nyuma cyangwa kugira ngo adusobanurire, hari ukuntu pe hari abantu batubahiriza gahunda, ariko hari n'abafite gahunda ugasanga bashaka kubatwara rimwe no muri abo batubahiriza gahunda. Nimba wenda ufite gahunda ubona ugiye muri farumasi cyangwa ugiye ku bitaro bakagutwara kimwe na wa wundi bakavuga ngo ntabwo wujuje ibyangombwa, icyo cyo baraza kugikora iki? Murakoze. Nteziyaremye ndi mu Gataraga. Urakoze cyane. Meya? Arakoze cyane Nteziyaremye ati ese ibitangwa bazafashwa gute? Mu by'ukuri no gufasha gutegereza imfashanyo iturutse ahandi nta nubwo burya ari cyo cyangombwa. Icyangombwa ni ukumenya umuturanyi wawe abayeho ate. Yego. Tumaze igihe muri gahunda twiyemeje muri karere ka Musanze ya ntuburare mpari. Turashimira abaturage cyane ko mu mudugudu barebaga umuntu udafite, n'ubwo baradufasha cyane muri iki cyorezo cya coronavirus, aho abarwayi barwariye mu rugo batemerewe gusohoka kugira ngo twirinde kwanduzanya. Imirimo yose yo mu rugo, urugo rwakomeje kuba urugo, nubwo habaga harimo abarwayi kandi badasohoka. Rwakomeje kuba urugo gute? Abajya mu murima mu isibo mu mudugudu bamugiragayo bakamuzanira ibyo akeneye. Ukeneye ibiribwa, isukari, cyane cyane nko muri Muhoza mu mujyi cyane, ugasanga akeneye igikoma, nta mbuto ashobora kubona ko yabonaga ibyo arya yasohotse. Ibyo byose abaturanyi barabifashaga kandi turabashimira cyane. Noneho ubwo bibaye byinshi, habaye abantu benshi bashobora gukenera ibibatunga, kuvuga ngo ejo n'ejo bundi kuki mutabituzaniye ku munsi wa mbere, nabyo byaba ari ikindi kibazo. Bivuze ngo ukeneye ubufasha mu by'ukuri bituruka ku isibo, bituruka ku mudugudu, bikazamuka. Uwe ku isibo ashobora guhita afashwa n'umuturanyi we. Yego. Rwose turanabashimira ko batangiye kubitekerezaho. Uwo ku mudugudu ashobora gufasha abantu mu mudugudu. Kwishyira hamwe kw'abaturage bashobora kwishakamo ibisubizo, ariko ibirenze abaturage birumvikana ko leta ibijyamo. Aho rero leta ngo ibijyamo, baravuga ko ubushize ngo byajemo amanyanga, nicyo yahoze avuga. Ni byiza ko banayabonye ayo manyanga. Burya iyo wasitaye ku ibuye ejo ntabwo wongera kwisitaraho, niyo rwaba ari urutare rutimutse. Bajye batanga amakuru rero, nicyo cya mbere. Baduha amakuru ya nyayo aha ariko bakanayatangira ku gihe. Kubivuga impitagihe ntacyo uba ukiramiye. Niyo mpamvu rero ngo ni ibikorerwa abaturage nabo barimo. Noneho ikindi yarabajije atese kuki batwara abantu bari kumwe, wenda bo nta ufite ukuri n'udafite ukuri bose bakabajyanira. Ukuri uwo muntu navuga ko naba badafite ukuri, kuko niba uri kugendera n'umuntu utambaye agapfukamunwa, utamukebuye nk'umuturage, nawe wakagombye kuba ufite ikibazo. Utamututse, utamuhutaje ngo mugenzi wanjye turi kugendana ariko zamura agapfukamunwa ukambare neza. Icyo gihe ari mugenzi wawe ntazagira ikibazo, ariko nawe ubyungukiremo. Muri make dufashanye kugira ngo nyine tutagwa no muri ibyo
uko kwibeshya yavuze. Niba ubona ibitagenda bigorore ku rwego rwawe, niba bikunaniye wiyambaze undi wabishobora kukurusha, ariko twese tubijyanemo, twese tubigira ibyacu, dukeburane, kuko nutamukebura arakwanduza. Virusi igenda mu mwuka, arakwanduza, nawe ubigenderemo, kugira ngo turinde abacu, natwe turimo tugenda dukeburana, ariko ubundi ufatwa n'uwakoze ikosa mu gihe habaye kwibeshya, nabyo birasuzuma. Yego, ni ukuvuga ngo abantu numva batakagombye kugira impungenge, kuko niba ngiye mfite impamvu runaka ituma mva mu rugo, wenda nagera ku igurupe runaka bati ntabwo urenga aha ngaha, haba hari abayobozi, kandi abayobozi tuba twarabitera, abwira umuyobozi utemaze afite ikibazo kimeze gutya na gutya, ariko hano bimeze gutya, bakabyumva ikibazo, nta warengana uko biri kose, uko mbyumva. Hanyuma hari umuntu hano watwandikiye Dr. yavuze ngo abantu bakingiwe ngo bitwaza ko bakingiwe, noneho bakanga kubahiriza amabwiriza ya COVID-19, bavuga ngo njyewe ntimugire ibyo munzanaho, njye narakingiwe. Hari icyo mugomba kubitubwiraho, mutubwire kuri icyo kintu Dr. Murakoze cyane. Yitwa Munyakaragwe, ari mu Kabere. Yakoze cyane Munyakaragwe, kuko ikibazo yabajije ntabwo urebye yakibarije wenyine. Birumvikana ko hari n'abandi bibazaga icyo kibazo. Umuntu akumva ko ubwo yabonye urukingo yarinzwe burundu rwose, yemwe atagomba kwambara agapfukamunwa, atagomba gutandukana n'abandi, gukaraba intoki ntacyo bimubwiye cyane. Nubwo byo wenda twabigarukaho ku buryo bwihariye, kuko nta nubwo bimurinda covid gusa. Icyo rero nagira ngo ngarukeho ku bijyanye n'urukingo, abantu bari bakwiye kumenya urukingo babonye n'impamvu yabwo. Ni byinshi abantu bibaza ku rukingo, wenda byatwara n'umwanya munini cyane kugira ngo abantu babiboneho ibisobanuro, ariko mu magambo make abantu bumve yuko urukingo babonye ari urukingo rutababuza kwandura covid, ari urukingo rutababuza kuyirwara, ari urukingo rutababuza kuba bayanduza abandi. Ni urukingo mu by'ukuri ahubwo rubarinda ko bashobora kwandura bakaremba, ndetse babanabura n'ubuzima. Muri make rubarinda kuremba ku buryo covid yabageza kure, rukanabarinda ko bashobora kubura ubuzima. Ibyo rero ngira ngo bazi n'ibyiciro byahereweho bikingirwa, nuko ari abantu nyine bigaragara yuko n'ubundi bafite ubwirinzi mu mubiri butari ku rwego rwiza cyane. Abantu barwaye indwara zindi navuga zitandura, murabizi ko ari bo twagiye duheraho. Abakozi bo kwa muganga bafite ibyago biri hejuru byo kwandura, abakuze ku cyiciro tuvuyemo muri iyi minsi turangije gukingira, abo bose ni abantu bigaragara yuko bafite ibyago binini cyane. Urukingo rero icyo navuga barubonyemo nuko niyo bagira ibyago bakandura, ariko covid idashobora kubageza kure, idashobora gutuma baremba cyane, byiza rero idashobora no gutuma babura ubuzima bwabo. Umuntu wese rero wakingiwe ashobora kwandura covid, ashobora kuyirwara, ashobora kugira ibimenyetso ndetse byoroshye, ashobora no kuyitanga akayiha abandi bo batagize n'amahirwe wenda yo gukingirwa. Urwo none ibyo bavuga bitwaza ahubwo ni ibibazo, ni ikibazo gikomeye, kubera yuko kumva yuko ushobora kurenga ku mabwiriza yagombye kukurinda kurwara, kuko wanarwara, yagombye gutuma urinda abandi, kuko ushobora gutanga ubwo burwayi, uramutse ubirenzeho waba uri ikibazo mu bantu. Icyo rero abantu bakiteho bacyumve neza rwose, ntabwo bakingiwe kwandura, ntabwo bakingiwe kurwara, bakingiwe kuremba no kuba uburwayi bwabatwara ubuzima. Uburwayi rero bushobora kubageraho kandi bashobora kubuha abandi. Bashobora kuba bafite intege nke, bashobora kuba bafite uburwayi bundi, ndetse banamenye ko no mu byiciro tutarakingira, umuntu ureba akabona ko ari umusore, ntabwo tuzi ibiri mu mubiri we ibyo ari byo, ntabwo tuzi ubudahangarwa afite. N'uwo babona ari umusore bashobora kumuha ubwo bwandu kandi bushobora kumugeza kure cyangwa bukamutwara ubuzima. Murakoze cyane. Hari ikibazo nshaka kugira ngo hagati ya meya na DPC bari buze gufatanya, cyangwa se umwe kidusubiza, icyo dupfa nuko tugisubizwa. Nanjye ariko si icyanjye, ni icy'umuntu witwa Tuyizere, ari mu Kivuruga hariya muri Gakenke. We yabajije ati mutubarize
mutubarize abo bayobozi nk'abanyeshuri bo muri Musanze bazakora ikizamini bakagikora mu kandi karere, Musanze iri muri gahunda ya guma mu rugo, bizagenda bite DPC? Murakoze cyane. Kubirebana n'ibizami bishaka bizatangira ejo bundi ku itariki 20, hari amabwiriza ya Minisitiri w'Uburezi yasohotse. Hari uburyo nabwo buteganijwe ko abazajya gukora ibizami bazagera ku bigo by'amashuri bagakora ibizami. Gahunda irahari, bizamunsi bizatangira, barimo barabinoza uburyo ki imodoka izabagezaho bajya gukora ibizami, abazatangira ibizami ejo bundi. Ntibagire impungenge rero. Ntibagire impungenge, gahunda irateguye neza. Meya, murashaka kongeraho? Murakoze cyane. Mu by'ukuri abana bavaga ku ishuri bateze kugira ngo bagere mu rugo, cyangwa bakava mu rugo bateze kugira ngo bagere ku ishuri, ubwo buryo burahari. Hari amashuri afite amamodoka yabo. Twari dusanzwe tubona imodoka zo ku ishuri runaka zijya gufata abana hirya no hino. Abangaba barahabwa uburenganzira bwo gukomeza kujya kubafata kugira ngo bajye gukora ikizamini. Abana bitegeraga rero, abo bana aho bava, kuko aya mabwiriza ari mu gihugu hose, aho bava mu karere bavamo barabizi, aya mabwiriza no barayafite, bazafasha abana kubona imodoka za ya mataxi, bayahe pass abazane ku mashuri. Ibyo rero rwose ntibagire impungenge, nibakomeza ahubwo bitegure examen zabo neza kugira ngo bazatsinde neza, naho ibyo ngibyo by'uko bazava iwabo bajya ku ishuri cyangwa bava ku ishuri basubirayo birateguje. Murakoze. Reka twakire n'uyu muntu. Allo? Mwiriwe? Yego. Uravuga Nizeyimana. Nizeyimana, murahagane Nizeyimana? Turi muri Musanze, Busogo, Nyagisozi, Kabwenge. Yego. None ikibazo mfite, ari muri guma mu rugo ya kiragihe, ari urubyiruko rumwe wafataga ngamanduza ngagapaniye, rukaja gusura ngahano runaka, ariko rufite agapaniye mu buryo bwo kugira ngo bajijishe. None nga leta mwadufasha iki kugira ngo ayo manyanga wenda ngo muzayakoreho cyangwa se abayobozi? Icyo kibazo mfite. Mbe yarashaka kugusubiza. Urakoze cyane. Mu mudugudu wawe ni byiza ko mwabibonye. Ubundi gahunda ihari nuko mu by'ukuri umuntu asohoka mu mudugudu afite ahagiye hazwi. Urwo rubyiruko rufata agapaniye ruri kujijisha, nkeka ko abantu bo mu mudugudu bazabishishoza neza, cyane cyane ko babazi iwabo babaza ahandi. Amayeri ari menshi, ariko twarayavumbuye muri guma mu rugo bushize. Hari n'uwikoreye amabuye avuga ko ajyanye ibirayi ku isoko, ariko nawe we nacyo cyari igihano. Ubona yananiwe cyane, kandi mu by'ukuri ubona ari agafuka gatoya twaje kumuvumbura. Ayo mayeri yose rero y'urwo rubyiruko nta mpamvu yo kujya ku rupfu urubona ngo unakiremo n'izo mbaraga zose zo guhimbahimba amayeri. Mu by'ukuri corona virusi irica kandi iranababaza abayirwaye, biba byabavuniye cyane no kugira ngo bayikire babanyuza ahakomeye. Niyo mpamvu rero urwo rubyiruko turasaba abayobozi b'imidugudu ariko n'umuturage wese kugira ngo uru rugamba turufatanye, kandi nibwo tuzarutsinda. By'umwihariko urubyiruko tubatezeho byinshi muri uru rugamba. Hari n'ikindi mwavuze Meya, hari ikindi mwavuze yuko muri Musanze hari gahunda yuko umuntu azajya ava mu isibo niyinjira mu yindi sibo muze ngo urajyahe. Icyo kintu ni cyiza cyane, urumva kizatuma umuntu niba nafata urugendo agiye kugenda aragenda mu masiba ageze muri 5 akazisobanura abeshya muri ayo masiba 5 bikamuhira, navuga ngo ngo azagenda amayeri yagira agashira. Rero ndumva twanagenda tunagana ku musozo, ariko reka twakire n'uyu dusoza. Allo? Mwiriwe neza Paul Clement. Mwiriwe. Yego. Muravugana Negereje Imana Kabaya. Uramuntu avuze ku bintu koko byabagaho, ariko noneho hari abantu bashinzwe nabo inzego z'umutekano, cyangwa bashinzwe umutekano, bashinzwe umutekano. Urugero nkanjye nkora mu isoko ry'ibiribwa rya gare, hari igihe ugera usatira ngo ugere ku muntu bimusobanuriye akakwamazanira kure.
wamubwirira kure ariko n'ubundi ko yanga utamwanduza. oya nyine kubimubwirira kure nibyo ariko ntago yumva impamvu zawe. Icyo kibazo ubwo natwe tugifiteho nk'impungenge turi bugere mu masoko. Kandi urumva ni isoko ry'ibiribwa. Uti turagira mu isoko turabyumvikanisha gute mbese n'ikiri gushaka kuvuga? Ubwo barakumbwirira kandi tugana no ku musozo hari abantu wa mugani bacuruza mu isoko hariya mu gitondo ari buze kuza agiye mu isoko bavuge bati ntago ari hugiye usange baranamutindije wa mugani ibi bintu wa mugani murabikosora murabikora mute mwuka byaro. Urakoze cyane nkanjye ninjye nafungura ya soko rya gare rya Musanze. Niba ari wowe unarifungura urazinduka kare uzifungure twibukiranya ko amasoko y'ibiribwa aremewe ariko ni 30%. Ni ukuvuga ko ni ariko mva kure nyakubahwa meya mva mu Kabere. Ngo ava kure ava mu Kabere donc afite ikibazo nuruka mu Kabere ku isoko hasi mu Kabere. Babyumvise kuva rero hari mu Kabere kujya hose ni ubuyobozi buba burimo. Sinzi niba muri muze gutanga umurongo wenda twabahamagaraho mukadufasha. Hanyuma se hari ikibazo nibaza. Aho ngaho iwanyu se nta bayobozi b'inzego zibanze bahari bazi kuri umucuruzi? Ntago ndi umucuruzi. Nshinzwe umutekano mu isoko rya gare. Ako kazi ko kubushinzwe umutekano umuyobozi w'isibo n'umudugudu ntago babizi kugakora? Na banki ndayifite y'isoko ariko ushaka kuyereka umuntu akakwamaganira kure. Uwo muntu uzayereka akakwamaganira kure uzahamagara umuyobozi wawe ukwegereye avugane n'uwo muntu yuko ufite ako kazi ibintu bizasobanuka. Ndumva abantu badakwiye kubigira intambara. Reka murakoze cyane nicyo narindi hombaza murakoze Paul Kenya. Ariko umuyobozi yagusubije. Urakoze cyane iyo umuturage anyuzwe burya aba ari byiza cyane. Hanyuma turi kugenda tugana ku musozo bandi bagiye batanga ubutumwa nabagiye bavuga ati turashimira icyo kiganiro dukomeze twirinde tuzabashe kugira ubuzima bwiza dukurikiza amabwiriza. Ni benshi cyane batanze ibitekerezo ariko ndashaka cyane abahamagara. Allo wiriwe neza yego Navugana na Tumuteza uherereye mu kagari ka Misoki murenge wa Kinigi. Na mbere manje n'abashimye. Urakoze. Ikintu nje nshaka kuvugaho ni ibintu bibiri. Ni iki? Ikintu nshaka kuvugaho ni ibintu bibiri. Avuga nti nk'abanyarwanda muri by'umwihariko nk'umurenge wa Kinigi tuyemo. Buri wese ija kwishira mu rugo. Buri wese yikontorore kuko ari guma mu rugo. Twese twirinde tugoma mu rugo. Urakoze. Iki kicorezo turagira ute turakirwanya. Icya kabiri kini kibazo nshatse kubaza. None yankeje bundi abanyeshuri baraja gukora ikizamini. Abanyeshuri bazava bisate mu kagari ka Bisoke na Kaguhu. Ubwo nitwe tugari mbonye tuja guhora kompera. Akazaja gukora mu kagari Kapanga. Bazakorera abanyeshuri. Kwibaza nti none koko minisitiri yavuze ko abanyeshuri bazaja bataha mu rugo. None kugira agere ku kigo ubuyobozi bw'ikigo buzamenya yuko wa mwana adafashe kode gute. None hari imodoka zarateganyijwe zizavuga ngo nimba ari abanyeshuri 50 bava bisate turabageza ku kigo twongeye tubafate tubageze bisate iwabo. Bagusubije ariko nibongere bagusubiremo neza ariko se abanyeshuri bagira ibibaranga harya cyane bagira ibibaranga cyate kuvuga guta Paul. Umunyeshuri afite ibimuranga. Kandi uko nta munyeshuri wemere gufata ikode. Nshatse kuvuga ngo none wa munyeshuri uzavuga ngo ntabwo ngenda atahe iwacu muri bisate. Wenda nshatse kuja gucumbika kwa Paul. Kandi amabwiriza ntabwo abyemera. Kandi kwa Paul wenda hari ashobora gukura yindwa
kandi ariyo turi kwirinda, ariyo mpamvu ashaka gutaha mu rugo. Ku buyobozi bazabwirwa n'iki ko wa munyeshuri atashe mu rugo, twageze mu rugo amahoro, ko ari iwabo mu rugo? Nicyo kibazo nashatse kubaza, naho nabyumvise. Urakoze cyane, nacyo kibazo tugiye gusorezaho, reka bagusubize. Arakoze cyane. Ubundi umunyeshuri ugiye gukora ikizamini ni abanyeshuri bakuru biga mu wa gatatu, mbese bafite imyaka biga muri sogonderi, bashobora kwigeza ku ishuri. Ibyo ngibyo twari twabisobanuye. Niba umunyeshuri agomba kujya ku ishuri, nawe ni byiza ko yumva impamvu uvuze ngo ni mukuru, nuko nibura asobanukiwe ibya COVID-19 ku buryo ubwo kwirinda. Nshima cyane n'ubivuze ko nk'umwana uturuka Bisoke, uturuka Kaguhu, ashobora gukora urugendo agashaka gucumbika. Izo mpungenge agaragaje nicyo gikomeye tuvanyemo. Abaturage bamaze kubyumva, ubwo deje nawe arabyumviraho, bamaze kumva ko kujya mu ngo z'abandi ari ikibazo, kuko ntabwo ubuzi icyo uri busange. Ubwo icyo kintu kigenda kwanga umwana ajya gucumbikana runaka cyo n'abandi babitekerezaga bafateho isomo. Rwose nta cyizere kihari, ahubwo minisiteri yari yabiteguye ivuga iti abantu baturuka nko kure, ni bya bindi twavugaga ko bashobora gushaka uburyo bishyira hamwe, bagashaka imodoka, polisi irahari kugira ngo idufashe, ubuyobozi burahari, ikabajyana ikabagezayo, ikabagarura nimugoroba. Ariko rwose gucumbika ntago twabigiramo inama abantu, kuko iyi ni guma mu rugo. Usohoka mu rugo rwawe ufite aho ugiye hazwi, ukanava aho hantu usubira mu rugo. Ariko kugendagenda mu ngo z'abantu, ni nayo mpamvu guma mu rugo ihari, kugira ngo dushobore gukemura ikibazo cy'ubwandu bwa hato na hato urugo ku rugo. Ubwo rero abo banyeshuri, ubuyobozi burahari, turi gufatanya n'ubuyobozi kugira ngo turebere hamwe uburyo nyabwo bwatuma abanyeshuri bajya gukora ikizamini kandi bakagikora neza batekanye. Murakoze, turabashimiye. Meya, turabashimiye cyane ku bw'iyi kiganiro cyiza mutanze n'ubutumwa muhereje abateze amatwi Energy Radio. Ariko reka duhe ijambo DPC turaguha amasegonda make cyane, kuko hari igihe dushaka gusohoka hanga ukavuga uti hari icyo nagomba kuba navuze ntavuze. Fate mu masegonda ugira icyo uvuga dusoza. Yego, murakoze. Icyo navuga no kuvuga ngo ndashaka umuruhare rw'umuturage muri guma mu rugo. Abaturage bagomba kumenya cyambere na mbere ko kubahiriza amabwiriza yo kuguma mu rugo. Ibyo ngibyo ni bisanzwe, barabizi. None umuntu akabazi ko agomba kwirinda kuba kubaha inzego azasanga zimufasha kuguma mu rugo. Niyo gahunda ihari, ubuyobozi burahari kumufasha kuguma mu rugo. Nagume mu rugo, yifashije kugira ngo twese tworoherwe muri aka kazi. Murakoze cyane. Abantu nibagume mu rugo, n'ababashiye gusohoka mu gihe babaza ibisono byo bagire discipline, ntibabigire intambara. Murakoze cyane DPC, turabashimiye ko mwaje no muri kino kiganiro. Murakoze namwe. Dr. Namwe mwegere mikoro, hanyuma muvuge ikibasigaye ku mutima dusoza kino kiganiro, ubutumwa bukorotira cyangwa se busoza ikiganiro. Murakoze cyane. Nanjye icyo nashishikariza abantu ni ukubahiriza iyi gahunda igiyeho kugira ngo tuyibonemo umusaruro. Rwose umuntu ugiye mu rugo akaba yumva ko ibyo yakoraga bihagaze, yumve ko bifite impamvu. Ntabwo ari ubushake bubi kuri we, ku buyobozi bw'igihugu buba bwarafashe iyi gahunda, ahubwo ni ukugira ngo burinde ubuzima bw'abantu. Ni nayo rero gahunda numva abarwayi dukurikirana mu ngo zabo ngira ngo ngire ubutumwa mbaha. Nibumve yuko iminsi bahawe ari iminsi yo kubafasha no gufasha imiryango yabo, bumve ko ari n'uruhare bafite mu kurwanya icyorezo. Mbabwira ko uwagira ikibazo akarembera mu rugo, wakumva ibimenyetso bidasanzwe, hari nimero zihari ashobora guhamagaraho agatabarwa vuba. Turimo turagira ibibazo by'abantu barembera mu rugo, wenda ntibatabaze, ntibabwire umujyanama w'ubuzima usanga bakurikirana, ariko hari na nimero dushaka kubaha, nimero ya 4042. Iyo ni nimero y'ubuntu. Uramutse urembeye mu rugo, uri umurwayi dukurikirana,
wahamagaraho ukabona ubutabazi vuba. Bagerageze iyo nimero bayikoreshe kuwarembera mu rugo 4042 kugira ngo tubashe kubafasha, tutagira urembera mu rugo uburwayi bukamuheranirayo, kandi uburyo bwo kubafasha tubufite. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Murakoze cyane Dr. Namwe turabashimiye ku nkunga mudahwema kuza guha abanyarwanda muciye kuri uyu muyoboro. Yego tugomba kubikora kuko biri mu nshingano zacu, kandi namwe tubashimira ko n'uyu mwanya muba mwawuduhaye. Reka noneho tunyarukire no kuri meya wa karere ka Musanze, nawe mu magambo make cyane, mu masegonda make cyane, ni irihe jambo mwumva mwabwira abateze amatwi Neji Radio rigasa nko ripfundikira ibyo twavuze byose. Murakoze cyane. Icyo nasaba abanyamusanze nuko twese dufatanya, ndinda nkurinde, hanyuma tuzasohoke muri iki cyorezo cya COVID-19 turi bazima, kugira ngo dukomeze iterambere twatangiye. Buri muntu rero abigira ibye, nkuko mwakoze kuvuga ngo nta ntambara birimo rwose. Buri muntu abyumve, yumve ko ari ku neza ye agomba kuguma mu rugo. Nujya kumubwira, kumwibutsa, nshimira cyane aba youth volunteers badufashije, abantu bose bari muri iki gikorwa cyo kurinda abandi. Ni igikorwa cy'ubwitange, ni igikorwa cy'indashyikirwa, ariko nsaba ko twe kubavuna, by'ukuri twe kubavuna, baturinde, twemere baturinde, ariko nabo ntibabigira intambara. Yego. Kuko hari aho muri guma mu rugo bushize nabonaga babigize intambara. Murakoze cyane. Sawa rero, reka tubashimire cyane, dushimira cyane World Relief iko iri gufasha akarere ka Musanze mu kurwanya COVID-19. World Relief reka tuyishimire cyane mu bintu bijyanye na COVID-19. Bari kugaragaza uruhare rukomeye, ari nawo bari kujya cyane ko dutambutse n'ibiganiro ahangaha byinshi bitandukanye. Dushimiye World Relief aho bari abantu muri World Relief. Reka tubashimire, uwo muryango turawushimiye cyane muri kino kiganiro, batazagira ngo turinda shima. Turabashimiye. Hanyuma rero reka tugane ku musozo w'ikiganiro cyacu. Turashimira DPC Jean Pierre wabanye natwe muri kino kiganiro. Turabashimiye DPC. Murakoze cyane. Turashimira Dr. Philibert wabanye natwe muri kino kiganiro. Turagushimiye Dr. Mwakoze cyane namwe. Turashimira umuyobozi w'akarere ka Musanze Janine, mwakoze namwe kuza. Murakoze cyane. Inshuti bakunzi ba Neji Radio mwabanye natwe rero, mukaba mwakurikiye kino kiganiro. Ntago tuvuze ngo ibyavugiyemo ahangaha ubyumva uceceke gusa, ahubwo izi nama zose wumvise hashyira mu bikorwa. Gahunda ni guma mu rugo. Ufite ikibazo mwumvise inzira mugomba gucamo kugira ngo kibashe gukemuka. Ufite ikibazo cy'uburwayi aho mugomba guhamagara mwahumvise. Abayobozi bacu turabashimiye ko baje kubisona kandi bakabisona neza. Nge waruyoboye kino kiganiro nitwa Ndarisaba Mungu Paul Clement. Ni mukomeze kunogerwa na gahunda za kino gitangazamakuru. Hanyuma ejo mu gitondo twese ni gahunda ya guma mu rugo.